wabyumvise ariko ari mbese atari umukobwa we birashimishije Umva ibintu bihumura. Narabyumvaga ariko ndasema mu baturanyi. hanyuma rero ejo niwo uzabitegurira. Nibyo mushaka? Cyane. Nta kibazo bizaba. Ingenzi ni uko uzaba uri iruhande nyine ukanyigisha. Wapi ndashaka yuko ariwe uzategurira ibyo ari byo dushaka ejo. Si byo mpamvu nta kintu bivuga. Naha njyewe nanjye niteguye kuzabirya. Ni ukuvuga ngo uriteguye? Cyane. Nanjye reka mbateguze ikintu kubera ukuntu bizaba biryoshye. Muzambe bari murya bike kuko nimurya byinshi nimugora mukaneza ibibazo. Ariko bana. Oya nawe ngaho urakabije. Hanyuma nyine hari icyo nshaka kubabwira. Ndabona maze igihe kinini ari hano. Narishimiye kugaruka nkasanga mumeze neza. Imyaka 5 yose mutarasaza. Siko mudasaza. Uburure ugasanga kuko ndi umujene. Kuko bizo nta musaza. Ni kuri kose pe. Ako mazi ko mumeze? Mumeze neza. Noneho tugiye kuri papa. N'urundi rwego. Urakoze cyane. Gusa mo ni kuri kose nawe uri mwiza wagiye byariyongereye byakubye. Urabizi ko hano muri quartier nyine bari mwiza. Noneho biri hejuru cyane. Kandi rwose twishimiye kongera kugaruka twakubona. Nyine nibyo nabwiraga. Maze imyaka 3 tutari kumwe. Nyine narakuze bihagije. Hanyuma nyine nshaka kubabwira ko aho naragiye mu mahanga nabonye umukunzi. Nyine nabonye inshuti kandi turi no guteganya kubana. Iki kidasanzwe savuze. Ko nguye umutima. Iki kidasanzwe savuze iki. Ahubwo umufiyase wabonye ni umuzungu n'umwetiyopiya none bariya bavuga ngo ni noir américain. Bavuga ngo noir américain. Yengi muto unyine mbwira nifitiye amatsiko. Kubana mama sha. Mama. Urabizi ko nshaka ushobora gusura Muhoza. Kare, mbese Muhoza yaraje? Yaje kera. Akaba ataragira ngo ansure. Se umuntu wivire mu mahanga wabona ananiwe acyafite byinshi bituma ataza ako nta gikuyeho ko njye namusura mutanze. None mama ndambara iki? Abize nawe hari kanzu ufite nkunda. Ya yindi wambara ukikwiza. Wambara ubusa. Okay. Mama buratangiye. Nta kibazo ndayambara. Uramita iki? Cha mwana wa. Ndagwaya bisi. Ntago nabona ya moto. Amasubizo ko bisi tinda mu nzira. Genda ikuramo abantu, ishyiramo abandi, genda gake. Okay. Ubwo ndararayo. Kare, ntago nshaka kurara kwa Muhoza. Mama kubera iki? Uragira ngo bagire ngo urajwe n'ibintu yazanye. Ko mama kuki urutekereza ibintu bibi buri gihe? Bidatekereje ko nagiye mu basore utekereza ko hari ibindi bintu ndimo. Wagiye unyizera mama. Ako gituza mwana wa. Erega mbagira ngo utazongera guhura n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo bwa mbere. Ibibazo n'ibyo nahuye nabyo mbere ntabwo bizongera. Sinavuga ko namenye ubwenge. Ubwenge ubuheze. Icyo nshaka. Ubu ugiye kwirinda umuhungu aho ava akagera. Ako mama rwose kwirinda umuhungu. Ibyo mwita kwirinda abahungu se nibyo bituma tudahura n'ibyo bibazo duhura nabyo. Iyo mujya guhura n'ibibazo ntago mwumvira ababyeyi. Mama uzi ikibazo cyanyu. Ibyo mushaka ko twumva se byo bidukura muri ibyo bibazo duhura nabyo. Ahubwo se wanyemereye.
mwaseka nkaho mutambwe njye nifitiye amatsiko rata muhonyibwirira ahubwo reka mubwize amatsiko kuba atarakwica n'Imana ugira pe none se umwana atangiye kutubwira inkuru ntarayisoza uyisuzana n'ibindi umudagenda ariko ubwo urabizi wowe uzi umukwe cyari cyo ari ikintu gikomeye ntacyo atamo tubwira muri abo bose uko ari batatu uwo ushaka uwuki ntabwo dadi baje ikibazo cyiza hanyuma mama nyine urumva wahitamo nk'ubu ugiye guhitamo muri abo ngabo batatu njyewe nahitamo ukunda aha byavuriye noneho njyewe biranashimisha ibyo nakunze mu Rwanda ariko nanjye gukora komeza kwihangana ariko nanjye niwe natekerezaga urumva n'ababarije hanyuma se kuki bihindutse n'icyaha aho ubwo ratamo uramukunda ubajije mu kibazo cye ni ukuri kose ahubwo wari ukwiye kumubaza ngo murakundana ndamukunda turakundana cyane ndetse cyane none se ngaho mbwira none mwarazanye cyangwa azasubira nyuma y'ubukwe dore mu kintu ashaka kuganisha uri kumwumva arashaka kumenya nimba ari uwiburaye kugira ngo nawe azajyeyo ubwo se njyewe ubwo nabyanga nanjye ntabwo nabyanga nyine reka kubyara ni ibintu bishimisha rwose ariko mama niba ushaka kugenda mu ndege uzayijyamo rwose ariko we ntabwo araza azaza ukwezi gutaha nibwo azaba yaje ariko nyine muzasubirayo mumaze gukora ubukwe okay mo twumvikane ku kintu mama ni ukuri kose turamwishimiye dushimiye no kuzamubona muri kumwe kandi nawe turakwishimira cyane pe kandi noneho twiyemeje kuzabahiriza no gushyira mu bikorwa ibyifuzo byawe ariko ngaho wumva ibintu urimo urigisha umwana ibyo gusa hanyuma se ubwo ngubwo naramuka agiye kajya mu rugo rwe ugasanga ananiwe kurwubaka niba azahita bavuga yuko ariko twamureze nta mpanuro twamuhaye ratamuhora atanyibwira n'uwahera ese nakuvuga ko ari umunyarwanda koko nyine kwande ariko ibyo ngibyo byihorere sibyo we byihorere kuko muhoza niwe uzabana n'uwo mwana ntabwo muhoza azajya kubana na se w'umwana cyangwa na nyina w'umwana njyewe numva bifite ikibazo hanyuma ratamuhonyibwirira ubundi umuntu waheye sinakuvuga ko ari umunyarwanda nyine wo kwande ibyo bintu birakumarira icyo utambeshye birakumarira iki ntabwo njyewe ibyo bindeba ngo mubaye ubundi se mukubwira hamwe mama byawe wahaye umwana amahoro rwose aho kugira ngo umubaze iti ese umusore afite imico myiza yararezwe yagize gute utangiye kubaza ngo nuwahe byose birakumarira iki nyine n'ibyo nari kubigeraho njyewe ndasenga kandi mbikubwire pe njyewe ndasenga kandi nzi yuko senga Imana urumva none se reka mubaze ikintu aba bana baba bafite ubukene bafite ubushobozi bukeya ni uko ko badasenga ni uko baba basabye nabi bagasaba umukwe cyangwa bagasaba umugabo bamusabye nabi Imana basaba nabi bariya ntabwo bazi gusaba Imana yanjye ngo urasenga yego njyewe ndasenga cyane neza cyane none ubwo noneho ngo uri gusenga usaba iki njyewe ngubu ndimo ndasenga mvuga ngo Mana nyir'ijuru ndashaka yuko umpereza umukwe ufite amafaranga ufite kashi ako magere bikunze ko wagira ngo niwe muzabana se tubimenye basi mumbarize kumana mama sha